Hello my friend, nongeye kubasuhuza. Murakaza neza kuri iyi channel yacu. Uyu mwanya tugiye kuba twarebera hamwe amategeko y'umuhanda. Hari ibintu wowe mushoferi, wowe muyobozi w'ikinyabiziga ugomba kumenya uwo ari we wese. Niba ukoresha umuhanda dusangiye umuhanda, cyane cyane wowe muyobozi utwara ikinyabiziga, utwara imodoka, ibi bintu ugomba kubimenya. Niyo mpamvu ngusaba, niba ugitungukira kuri iyi video uri umunyamahirwe, ibuka gukanda subscribe, ukore ku nzogera, ukora ahantu handitse all, uzajya ubona video zacu mu bambere. Welcome. Ntabwo dutinda, iyi video uyikurikiye witonze, iramara kureba iyi video maze gusobanukirwa neza uko wakoresha umuhanda neza maze ukirinda ibyago. Kurikira witonze. Tugiye kuba twahera kuri kino cyapa. Iki cyapa aho bari kutubwira ati iki cyapa gisobanura iki. Akenshi uzagenda nugera ahantu usange hari icyapa kimeze gutya. Ese wakora iki? Ushobora kwibaza ukavuga ati ese iri shami ryerekera hehe? Nibyo koko, uko utekereza nibyo, ni ishami ry'umuhanda. Ariko iri shami ry'umuhanda hari ikintu kiri imbere urabona ko giciyemo. Kurikira witonze. Katurebere hamwe ibisubizo baduhaye. Batubwiye ati guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Nibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Sobanukirwa neza. Igihe rero uzabona iki cyapa kimeze gutya, uzahita umenya yuko iki cyapa barimo bakubwira umuhanda udakomeza. Umuhanda udakomeza ni iri shami ryerekeza ibumoso. Iri shami ryerekeza ibumoso niwo muhanda udakomeza. Katugende turebe iki cyapa. Ahangaha noneho tugiye kuba twarebera hamwe ibimenyetso bimurika. Ibimenyetso bimurika byo mu muhanda. Ariko se wowe uri kureba iyi video, ubundi nk'ibisanzwe tugira ibimenyetso bimurika byo mu muhanda bingahe? Mu gihe ukibaza, ibimenyetso byo mu muhanda tugira ni ibimenyetso bitatu. None se bigirwa n'amatara angahe? Andika muri comment umbwira ati ibimenyetso bimurika tugira iby'ingenzi bikuru ni ibi ngibi. Bigirwa n'amatara aya n'aya. Nyandikira muri comment. Niba ugeze kuri uno munota, ibuka gukanda like, ukande share, maze usharinge iyi video ku bandi nabo ibagereho. Welcome. Mu bimenyetso bimurika, itara ritukura rivuga iki? Batubwiye ati hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D. Wemereye kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Mu by'ukuri ibimenyetso tugira byo mu muhanda akenshi duhera ibimenyetso bimurika byo mu muhanda bibanjirizwa n'itara ritukura. None se iri tara ritukura iyo rimuritse rikumenyesha iki? Wowe uri kwiga amategeko y'umuhanda, wowe uri kureba iyi video, ndagusaba kugira ngo wite kuri iki kimenyetso. Iki kimenyetso ni ingenzi. Ejo bundi nujya gukora ikizamini cyawe, nukibona uzahita umenya ko iki kimenyetso gitukura kiba kibujije umuntu kuba yakirenga, akaba ntabwo biba byemeye kuba warenga iki kimenyetso. Ubundi ikimenyetso nk'ibi hari ubihe bishyirwa mu masangano y'umuhanda. Rero mu gihe harimo iki kimenyetso, muyobozi utwaye, umushoferi utwaye, iki kimenyetso kirabujijwe kukirenga. Kurikira turebe ikindi kimenyetso cya kabiri. Iki ni icya mbere. Twakomeza. Ikimenyetso cya kabiri turagisanga ahangaha. Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki?
ngiri hano. Itara ry'umuhondo hano urabona ko riri ku mwanya wa kabiri. Ahangaha batubwiye ati itegure kugenda. B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iri tara ry'umuhondo biba bibujijwe kuba wagenda. B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iri tara ry'umuhondo biba bibujijwe kuba wagenda. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara. Uri kubyumva neza? Kadukomeze. Kugira ngo umenye ko tugiranye kuri uyu munota, kanda like. Hari n'iyindi channel wasangaho amategeko y'umuhanda byimbitse, cyane cyane ukaba wafollowinga uwo muyoboro. Uwo muyoboro ni Menya TV amategeko y'umuhanda. Jya muri Google yawe, muri YouTube website yawe, maze usearchinge Menya TV amategeko y'umuhanda. Wige byinshi maze mu gihe gitoya ubone provisoire. Gahunda ni ugushaka provisoire mu gihe gitoya. Kandi abakoresha umuhanda nabo ibi bintu birabareba. We wabonye perime, wabonye provisoire, iki cyapa aya masomo nawe arakureba mu rwego rwo kwirinda ibyago. Iki tugeze ku kimenyetso cya nyuma, aricyo dusanga ku mwanya wa nyuma, aricyo bita mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi. Risobanura iki? Ngiri hano. Kwitegura kugenda. B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C, hagarara niba inzira usohokera mu isangano ry'umuhanda ifunze. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri ahangaha iki kimenyetso iyo kirimo, abagenzi baratambuka bakambuka, kuko haba harimo umuntu urimo w'icyatsi agaragaza ko abagenzi bagenda. Biba ari bibi kuba wabona harimo ikimenyetso gitukura ukaba wagenda uri umunyamaguru. Iki gihe rero uba ubangamiye abayobozi. Ahangaha rero ku binyabiziga ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso ahantu ugisanze iki kimenyetso. Ndabashimiye mwebwe mwahisemo kudukurikira kuri uyu muyoboro wacu. Wibuke gusangiza inshuti zawe, sharinga muri WhatsApp, maze n'abandi babone iyi video, ubundi bwo nabo bamenye aya masomo. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha Imana ibarinde. Ciao ciao.